ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunze ba MC Kabosi Empire. Kanizere yuko mufite muri mu bihe byiza, kanizere yuko akazi kanyu karimo karagendana neza cyane. Abagize ibyago mwihangane, mwisi niko bibaho, mwisi niko bibana urugendo. Nta kundi twese burya niyo nzira. Cyakora ntabwo byoroshye kubyakira, ariko nta kundi abantu tubicamo kandi tugakomeza iki urugendo. Ubwo rero bafite ibyago ni mwihangane, turabihanganishije. Nta mvura idahita, uyu munsi ushobora kuburira ariko ejo ukazaseka. Nuko nguko bimeze. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu. Ye mugiye kubana ni Kabosi, kandi mbibutse nyabona mwinjirane like. Unakoze sabone burya ntacyo bitwaye, mutange n'ibitekerezo, sharing n'ibiganiro byacu nabyo ni amategeko abihana. Kandi rero duhite twinjira ku mirongo y'urugamba. Tujye ku mirongo y'urugamba. Urugamba rwananiranye mu nkotanyi. Urugamba rwananiranye mu nkotanyi, ibintu byahinduye isura. Sinzi niba biri guterwa nuko Amerika yakajije umurego, sinzi niba ari ubwoba bw'uko bafite ubwoba yuko ibyo Amerika irimo irakora mu bindi bihugu ishobora no kuza kubikora mu karere k'ibiyaga bigari. Inkotanyi zabuzayo zicira nayo zimira. Ati inkotanyi rwose kashobotse nimubona ivuzi bafite, nimubona abo ba Museveni basakuza ngo barashango ngo bashize hamwe ngo nka Afurika ngo bagakora ibisirikare ngo amahanga ngo Amerika n'ibindi bihugu ngo ntibyagira biti, n'ubwoba. None wibaze ibingibi biri kuvugwa n'abantu bashizweho, bagizwe abapolisi baje kuri n'abacungarondo bo hano muri Afurika, bashizweho n'aba bampatse ibihugu. Iyi saha umunwa wabarenze, ariko reka barenge ni mu gihe ahanga nigeze kuvuga nti yabona nkotanyi ntimukabone wenda intare yanyagiwe bwabwoya bwabo bwaryamye mugire ngo yabaye akantu k'akanyamaswa kari aho ngaho, yabaye se nk'ikira, yabaye ifuku, cyangwa mugire ngo yabaye kakanyamaswa. Reka ntimukajye yabaye inturo, aba ari intare. Amerika yarigeze aho wivuga kagoma kaza akavuga ngo muzangora hagaze ngo ufurisha akibivugishwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi saha yahiye ubwoba, nemeza ko yabivugaga ari umucancuro wabo. Amerika rero sinzi niba ari uko yongeye kwibutsa aba bakozi bayo yuko igishoboye, imbaraga yari ifite na mbere ko uyu munsi ikizifite. Iyi saha urugamba rwabayobeye. Inkotanyi rero zari zifite gahunda yo gukora balkanization nk'ibisanzwe mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ndagira ngo mbabwire yuko uwo mugambo wabo wari ugeze kure. Iyo yari yo plan A yabo. Tumaze iminsi tubivuga, tumaze igihe tubivuga, ariko se kugeza isaha byari bigeze hehe? Bari bamaze gufata Uvira, bari bamaze gufata Goma, bari bamaze gufata Bukavu, za Masisi, za Walikare bari bahari, yo za Fizi hose birwaga barwanayo, n'ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko nanone zigakomeza kugeza zizikuyeho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ntabwo byari gukora balkanization gusa hariya ngo bazigere Sud na Nord, none ngo zirekere Kisekedi hehe ubutegetsi Kinshasa. Ni ngombwa zagombaga gukira undi muntu utazaziteza ingaru. Zagombaga gukora balkanization nibyo, ariko zigakomeza zikagera ni Kinshasa, zigakuraho ubutegetsi buriho, zamara kubukura zigashyiraho ikindi gifobagane zizajya zikontorora uko zishakiye, kugira ngo zitazabateza ingaru mu rwego rwo kwirinda iyi diplomasi, mu rwego rwo kwirinda izi nduru zibariho muri ino minsi. Ibi ngibi rero inkotanyi zagiye zinatanga ruswa, kugeza ubwo zitanze ruswa ingana na miliyoni $800 by'idolari kuri FARDC kugira ngo bave mu bice, ndetse zarabikoze zibigeraho pe, zirayatanga zigira ngo zire yuko byabafasha mu kwigarurira biriya bice byo muri Sud.
kubera yuko mwabonye ko side yabananiye yababereye agaterera nzamba. Iyi rero yari yo plan A yabo kugira ngo bigarurire ibi bice, ariko kubera igitutu cy'amahanga, reka mvuga igitutu cy'amahanga, kubera yuko niba bigezaho inkotanyi zifata Uvira induri kanga induri gakurikanga rya nibaramuka bavuze ngo bagiye kwambuka za Kisangani bakomeze bagikinsha bizagenda bite? Bamaze kubona yuko gukora barikanization bakavuga ngo baranagiye bagikinsha ntabwo bigikunda, ntabwo bigikunze. Miliyoni $800 by'idolari batanze muri FARDC, iyo na makuru yizewe rwose, abafashwe bari bayariye barabihamya rwose, ntabwo ari inkuru mbarirano. Inkotanyi zavuze ko zabonye yuko mbo nta kintu kiri buze kuvamo. Ikindi kandi barafata ibyega ibyo bice induru zikavuga. Ubu rero gutanga aya mafaranga bari bizeye yuko FARDC igiye guhita yigira inyuma, igiye guta ibice ikigira inyuma rwose, igahunga Sud Kivu, ikirukanka igakuramo akarenge, ikirukanka igatama izo ntwaro, igatama ibintu byose. Noneho RDF yishe mu cyitwa 23 ikaze kavaringa biriya bice, amazi yose yahariye muri Sud kayakontorora. Noneho bakaza guhangana n'ibice bisigaye byo muri Noro, ariko biza kurangira byanze. Kubera iki? Ndagira mbabwira yuko aya mafaranga akimara gutangwa hahise habaho inama y'igitaraganya yuko ibintu bwose bigiye kugenda. Bahise bakora inama y'uburyo ibintu bigiye kugenda n'ikigiye gukurikira. Gusa uyu mupangu wabo ntabwo waje kuba muzima, waje guhita upfuba. Ubwo rero bari bizeye yuko bagiye guhita bafata Baraka, bagafata Fizi, hakaba hari safari mu maboko yabo, bakakontorora nk'ibisanzwe, barangiza bakaza no mu bice byo muri Nord Kivu, hariya za Warikare, zaba za Masisi, Rubero, habaho umuse muri Rucuro, bakabasha guhasafisha, bakakontorora, bagahita batangaza iki Republika, bakaba bakoze barikanization. Ariko byananiranye kugeza ubwo rwose bahise batekereza gukora plan B. Plan B yabo ishingiye hehe? No mu gukora ikimeze nk'ubwiyahuzi, bagakora intambara iteye ubwoba. Bati gute? Mu Rwanda ndagira ngo mbibutse yuko muri no minsi hari ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi, by'umwihariko reka nibande hariya i Rubavu. Nibande mu karere ka Rubavu hari ibintu ntabwo ibintu bimeze neza. Igibura ry'amashanyarazi nibyo demeranya n'abavuga yuko cyangwa se nk'ibisanzwe nano tukunza kuvuga yuko iki kibazo kitakabaye gihari. Iyo biba ibintu biriko mu gihugu cyose kugira ngo akarere ko gacana bibe ngombwa ko abandi baba bazimije bawunyonze, ntago bikwiye. Ariko bari no kubiprofita bakoherezayo ingabo za RDF zigahita zambuka direct zikajya muri Kongo. Ariko ntabwo ari izi ngabo zonyine noneho zirimo zirinjira, bafite n'abacancuro bagomba kwinjira bakajya hehe, bakajya muri Kongo kubafasha ku mirongo y'urugamba. Abangaba nihehe babanza kunyura ku kirwa cyitwa Ijwi. Aha niho bagamanza kunyura kugira ngo babanze bahindura imyenda. RDF bagenda bambaye bahita bambuka, ariko abanyamahanga, abazungu, abasekere b'abanyakenya bava mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bose babanza kunyura ku Ijwi. Aha ku Ijwi ndagira ngo mbabwire yuko hamaze kuba nko mu Rwanda. U Rwanda rwarahigaruriye kugeza aho u Rwanda rufiteyo station ya polisi, rufite y'abasirikare. Ibi ngibi tumaze igihe kinini cyane tubivuga. Ntabwo ari uyu munsi gusa tuvuze ko RDF cyangwa se Kigali yahajyanye abasirikare, yahafite n'abapolisi, ndetse afite station ya polisi. Abangaba rero babanza kunyura hariya bagahindura, bagatunganya ibyo batunganya ubu kugira ngo bambuke bajye muri Kongo. RDF rero isa nkaho ishaka gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi
ishyanga rishaka gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi kugira ngo barebe yuko bashobora kwinjira bagahita bakubita bagapasura niba wazarendo FARDC muri biriya bice byose bya Sud na Nord, bagahita babirukanamo. Baba bakimara kubirukanamo bagahita batangaza iki barikanizasiyo. Nemaze kubabwira rero ko hano ku kigwa cy'ijwi RDF rwose yamaze kuhashira ibirindiro byayo, hashize station ya polisi. Ahangaha hanyuraho abanyamahanga, hanyuraho n'aba RDF bakeya, ariko ni babandi bakuru bashinzwe ama operasiyo, bashinzwe kugenzura ibikorwa byose uko biri kugenda, nabo banyura hariya. Ikindi mpamvu bifashisha iki kirwa ndagira ngo mbabwire yuko Kazemberere Kabila bisa nkaho ariho yibanda cyane, bisa nkaho ariho yisaga cyane. Niyo mpamvu muri ino minsi ariho barimo barakoresha. Ubu rero RDF bya bindi yakoraga byo gutanga ruswa byahagaze, byandi bakoraga byo kwirizariza, byo gushaka gutanga udufaranga twuma ngo bafashe ibice batarwanye, tukumva ngo FARDC yahunze. Bisa nkaho bari kubona yuko iyo migambi yaguye mu mazi. Icyo bari gukora nuko babona ko bakwiye guhita bakubita babangura, bagahita bafatirana bakigarurira ibi bice mbere y'ukwezi kwa kabiri. Kubera iki? Impamvu haruguru ndaje turi buze kuyibona. Kubera iki bashaka kubikora vuba vuba mbere y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Barashaka gukora rwose igisa n'ubwiyahuzi. Ubwo rero murumva yuko bitoroshye. Ikindi kubera yuko rero bakimara gufata Uvira igitutu cyabaye cyinshi, ubu barabona ko badashobora kujya Kinshasa. Byo birumvikana ntibashobora kuhagira rwose. Baravuga ati byibura dukore barikanizasiyo, duhite dufata ibi bice, sakindi zari byari kindi dufite Repubulika, dufite Sud na Nord ryabuye turimo turarikontorora nk'ibisanzwe, turebe yuko hari ibyo byageraho. Ariko si impamya yuko rwose biri buze kubakundira. Reka twinjire gatoya mu Burundi, tubonereho n'impamvu iri gutuma Paul Kagame yahiye ubwoba, birimo gutuma Museveni yahiye ubwoba, Ruto yahiye ubwoba, bari kwikangura uruntu. Biraterwa n'iki? Bibi bintu birimo biraterwa n'iki? Mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa kabiri, Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi niwe ubu ngubu uzaba ari umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Icyo kintu muracyumva? Mu kwa kabiri mu matariki ya mbere rwose perezida w'u Burundi, tuze n'abarundi bose muri rusange, nibwo ashobora azafata inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe. Iki kintu inkotanyi ziracyumva cyane kurusha abandi bantu bose. Inkotanyi zirumva imbaraga Uburundi bugiye gufata mu biganza muri uyu mwaka, zirabizi. Kandi mwibuke, nagira ngo mbibutse yuko Uburundi bufite amasezerano bwagiranye na Kongo yo mu byo gutabarana mu bya gisirikare. Uburundi uburyo bwazutakuje RDF, inkotanyi zirabuzi, zirabize. Noneho ziratekereza ejo Afurika yunze ubumwe beraho muri biganza bwa Evariste Ndayishimiye. Arabo buhererekanywa na Jean Lorenzo, ndumva ari warufite, bazabuhererekanya rwose bugiye mu maboko ya perezida Ndayishimiye. Ikindi kandi ndagira ngo mbibutse ko dufite Kongo nayo ifite ijambo muri Loni mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Murumva izi imbaraga zose zigiye guhurira kuri Kagame, zigiye kumukubita. Ntibaze Kagame bazutaguzaga batarafata izi imbaraga, batazifite ipawa batayifite, ari ukugenda gusa bakamurika bakavuga muri Loni n'ahandi bose bakavuga ati Paul Kagame arimo arakora ibingibi ku butaka bwacu. None mwibaze mu gihe baraba bari ku ntebe ishinzwe gufata imyanzuro
y'ibigomba kuba kuri Paul Kagame warangije gusinyira, warangije kwemera ko yateye igihugu cya Kongo. Izi mbaraga leta ya Kigali irimo irazifiringa, irimo irazumva ku buryo bukomeye cyane. Aya ni amahirwe rero akomeye cyane abonetse yo kugira ngo bivune umwanzi. Aya ni amahirwe akomeye yo kugira ngo Kongo n'u Burundi bivune umwanzi. Kubera iki? Igihe Paul Kagame mu gihe 2015 mu gihe mu Burundi habaga kudeta, ibi byose Paul Kagame ni wari ufashe izi mbaraga, ni wari ukuzikontorora. Aba bose ibyo yakoze barabizi. Niyo mpamvu mvuze ntibahawe, babonye amahirwe n'abakomeye yo kugira ngo Giraso yiturwe indi. Aya ni amahirwe rwose babonye yo kugira ngo Giraso yiturwe indi. Paul Kagame rero kuvuga ngo afate akore barikanisation mbere y'ukwezi kwa kabiri cya gitero cy'ubwihahuzi navuze, nuko agira ngo arebe afate akora ibi ngibi izi mbaraga zitaramukubita, kuko imbaraga yahuze umurengere yakoresheje guhera muri izo myaka za 2013 14 2015 igihe yari umwami, cyagiye yari ari kwibere rwose, ari wa mwana urira abantu bose bagahurura ati ninde undirije umwana. Izi saha yisaha aho ageze izo mbaraga n'ugiye kuzifata ni wa wundi uvuze ati ndagukubita, arimo arabyumva cyane. Niyo mpamvu agira ngo arebe yuko ibi bintu bishobora kuzaba yarangije gukora iyo barikanisation, akavuga ati none reka mbe nicaye impangane byibura ntuje. Ariko ibi ngibi simzi yuko biri buze kumukundira. Ubwo rero Kongo ifite ijambo rikomeye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. Evariste agiye kuyobora Afurika yunze ubumwe. Ibi ngibi ndakeka bagomba kubibyaza umusaruro, ndetse ubwo ni nubwo Kagame afite bwiyongera ku gitutu cya Donald Trump, bwiyongera ku byo Donald Trump arimo arakora muri ino minsi. Ari kuvuga ati ibi bintu arimo arakora ntabwo biri buze kudusiga twebwe, dore aho yatubwiriye twanze kumva. Ntabwo bafite icyizere yuko bari buze kubirokoka. Ibu rero iki nicyo gihe cyo kwihorera kugira ngo Kagame bwose babashe kugira gute, bamashe kumuha ibyo akwiye. Diplomasi ya Kisekedi irarimbanyije rwose, ndetse nabonye no mu gatsiko ntabwo babyumva. Buri kantu kose kari kuba barimo baravuza induru, bazi ko hari ikintu kigiye kubabaho, kandi inkotanyerega zarenze umurongo. Inkotanyi ntabwo bakiri abantu bashobora kuzabwira abaturage ati nyabuna dore uko bintu byagenze, muce ngo nizamba turi uko tubigenza. Ayo mazi yararenze. Mwarisha abanyarwanda, abakongomani mwarishe, mwakoze jenoside mu Rwanda, muri Kongo nuko mwarasinye ko maze imyaka 30 mwica abakongomani. Ibintu byaha ni byinshi. Ubu rero ikintu cyose kiri kuba inkotanyi ziri kuvuza induru. Kubera iki? Uruzinduko Perezida Kisekedi arimo aragirira muri Angola, i Kigali ntabwo bari kumva ko ari ibintu bisanzwe. Yego kuko si ibisanzwe, ariko by'umwihariko kuri Kigali barabyumva. Ku itariki enye Perezida Kisekedi yari ari muri Angola, ndetse nabonye amakuru y'uko uyu munsi rwose nabwo ariko ariyo ko Perezida Lorenzo yamutumiye ngo baze baganire. By'umwihariko mu byo bagomba kuganiraho hari ikigomba kujya ku isonga, ni ukugarura amahoro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi ni ingabo zigomba kuva muri bya bihugu bigiye bitandukanye. Nanone no kunoza wa mushinga uko twari twabonye amakuru avuga yuko Angola itazamuhereza abasirikare. Ibyo nabyo urumvikana ko bagomba kubyigaho bakareba uburyo ki babinoza izo ngabo zikaza. South Africa nazo zigomba kuza. Ibyo byose rero ni bimwe mu biri kujyana
perezida Tshisekedi hariya muri Angola. Kandi ikindi iyi diplomasi, inzira diplomasi Kongo yaciyemo yanyuzemo kugira ngo ibashe guhangana na Paul Kagame, ntabwo hano muri Afurika aribo bonyine babikoze. Angola ibifitemo experience ihagije. Kuba rero Tshisekedi yaganira na Lorenzo akavuga ati ibi bintu ko bigeze kuri no etape ni igiki nakurikizaho. Perezida Lorenzo yamugira inama cyane kurusha undi muntu uwo ari we wese, kubera yuko Angola ibifitemo experience. Angola ifitemo experience yakuye ku bwa Savimbi, ku bwa Savimbi rwose. Kandi Paul Kagame mpamya yuko nawe ndiko azagendereka. Paul Kagame niwe nawe niko azagenda, nta kundi azagenda ni kuriya. Ubwo rero perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuba ari kugirira izinduko hariya ebyiri muri ku itariki enye no ku itariki 8 ari harere maraganira na mugenzi we. Handi harabo baraganira ibintu byubaka, naga ari nka Paul Kagame buri munsi twumva ngo yagiye ngo kugana ngo bitsura umubano, ntazi ibyo bitsuramo. Ikintu kiba cyarabuzimije ntabwo mba nkizi. Buri gihe atsura imijyambere, atsura amajyambere, ibyo ntabwo ari byo byajyanye Tshisekedi. Nukugarura amahoro, nukwivuna umwanzi, nukwivuna Paul Kagame umaze iki gihe cyose yica abakongomani. Savimbi rero iko byamugendekeye murabizi, Paul Kagame nawe niko bigiye kumugendekera. Ubwo rero Lorenzo afite Angola ifite experience, ifite byinshi yagiraho inama perezida wa Kongo. Ikindi kandi ndagira ngo mbabwire yuko Angola niwe ubungubu mu agent wa Amerika, hariya Paul Kagame barangije kumutera ishoti. Ubwo rero ibyo biganiro bigomba kubaho kenshi, bagomba kuganira kuri byinshi, bafite byinshi byo kuganiraho, bafite byinshi byo gukora kugira ngo babashe kwikiza umwanzi wabo Paul Kagame muri uyu mwaka 2026. Niko bimeze. Ntimubona amarira ari yose, ntimubone Kigali buri kantu kose bukabaye barimo baravuza induru, nta kindi ni icyo ngicyo, bafite ubwoba bw'ibigiye gukurikira. Nuko rero RDF sinzi ikipfa n'imirambo, reka mvuge buke, n'abapfuye sinzi ikipfa nabo ahantu hose. RDF iri sinzi ikipfana n'abantu bitabye Imana, sinzi ikipfana n'abantu bitabye Imana. Ibi bintu bivugiye iki? Ubu ngubu hari inkubiri y'abantu barashwe na drone muri Nord Kivu. Barashwe na drone, ariko RDF irashaka kujya kubashyingura ku ngufu. Abaturage bakavuga reka ntago tubishaka, muduha abantu bacu tujye kubishyingurira. Ariko Kigali na Bunyabishyushyemo yavugije induru, sinzi icyo abantu bapfa n'abantu bapfuye. FPR Inkotanyi mupfa iki n'abapfu? Ntago ari bonyine twagiye tubone bavuza induru mu mahanga ati runaka yitabye Imana, mumuzane mu mushyinguri wacu, mumuzane. Abaturage batsembye bakanya bavuze ati ntitubishaka, ariko RDF irimo irafata abantu ikajya kubashyingura ku ngufu imiryango itabishaka. Simbaza ibimenyetso barimo bashaka gupfukiranya, bashaka kuzinzika. Simbaza icyo bashaka kuyikozana n'isange businda kimenya, ariko sinzi iki bapfa n'abapfu aba bantu. Niba nyuma y'urupfu rwa Paul Kagame byarabateye trauma, nyuma yuko Kagame apfuye nabo baravuze bati natwe ntitugize amahirwe yo kuririra iwacu, nababo ntibagomba kujya babarira, ntibagomba kujya bagira bati nta byaranyobeye. Ubu rero induru yabaye ni yose hagati ya RDF hariya muri Nord Kivu ndetse n'abaturage. Hari umunyapolitike witwa ni Adolphe Muzito. Uyu nguyu nuwo muri DRC, no mukongomane, yaganiriye na France 24. Baganiriye, ariko mu biganiro bagiranye ngewe hari icyo nakuyemo cy'ingenzi. Yavuze ko niba RDF na Kagame bahise b'intambara bazarwana rwose nta kabuza.
baze niba RDF na Paul Kagame bahisemo kuza ngo turwane rwose tuzarwana nta kabuza. Ati ikindi kandi twahisemo inzira y'ibiganiro ya diplomasi, twahisemo kuganira tujya Washington dukira umukono ku masezerano, ariko Paul Kagame nta byigeze yubahiriza. Wike gusa arakomeje ibikorwa by'ubwicanyi, yakomeje kwica abakongomani, yakomeje gukora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigaragaza yuko nta mahoro ashaka. Ati rero niba ashaka yuko turwana, turiteguye rwose kugira ngo turwane nawe. Nibaza impamvu ibi bintu byose birimo biraza mu gihe kimwe. Muri no minsi Paul Kagame yasarishije avuga ati ngombe nkore barikanizasiyo mu kwezi kumwe, mu bintu byamunaniye mu myaka 30. Kubisaha mu kwezi kumwe afite gahunda yo kugira ite yo gukora barikanizasiyo. Ibi ngibe ko ntase bishoboka. Ibi ngibi ni uruhuri rw'abana b'u Rwanda, rw'abanyarwanda, n'ibwinzira karengane bagiye boza mu bwonko bakabeshya ngo muze mutujye kurwanira iwanyu, ngo tuzabahereza igihugu, ababyeyi bakohereza abana bakabahereza Kagame ati ngaho genda rwose ubarwanishe, bagiye kongera gupfira muri izi ntambara. Ikindi yavuze ati kandi yavuze ko basohoye ingengo y'imari ya gisigomba kujya mu gisirikare ingana na biliyoni 5 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 5. Iyi igomba kujya mu gisirikare. Ubwo rero kandi igomba kugura ibikoresho, igomba kugura imiti, igomba gukora byose byumvikana. Yo bavuga ati twariteguye bihagije ku buryo tugomba guhangana n'aba bateroriste, twariteguye rwose bidasubirwaho, tugomba kurasana nabo niba bashaka gukomeza kurwana. Ibyo rero bivuze yuko FARDC yiteguye 100%, kandi yavuze yuko kandi yuko bazakoresha ubukungu bwabo mu kurangiza iki kibazo, ubwo bafite uburenganzira. Ibyo Kigali bivugisha birwa batangamo ruswa, mwebwe se mukuri binganiye. Kandi ikindi yavuze ko nta muntu ugomba kuza gusahura ubukungu bwabo ngo bujyane gucyo ubukongomani basigare bakenye, basigare bicwa. Ugomba kubagirira umumaro. Ubwo urumva yarakomeje kubyaya amasezerano leta ya Kongo yagiranye na Amerika, yiribuye ry'agaciro yuko igomba kuza. Ariko nabyo hari ibigomba gukora abakongomani, hari ibyo igomba gusiga. Ntabwo ari kuza gusa ngo bacukure bagende batware. Ubwo rero Kongo murumva yuko yiteguye ahantu hose, iriteguye. Mu gihe Kigali yo gusa ibyirimo rwose iracyakomeje kwica. Kigali iracyakomeje kwica, irakataje mu kwica. Hari inkuru nabonye kuri BTN y'umusore ngo warashwe mu hajyane mu Cyico. Ngo bari bamujyanye ngajya kwereka aho yatabye ngo moto yibyo umuntu yishe umumotari. Mwamenye yuko umuntu yishe umumotari akamushimuta na moto, munanirwa kumenya aho moto yagiye, ku buryo ngo mwamufashe ngo mukamujyana yo muri cyo kibaya ngaho yayihishe, ngagasimba ku modoka mugata murasa mu Cyico. Aba bantu bapfa gucya ntabwo baba bapfuye kubera izi mpamvu, hari izindi mpamvu ziba zibyisha inyuma zizi nkotanyi. Gusa icyiza nuko byose mu minsi mike bigiye kugaragara, bigiye kujya habona, wenda bakazahabwa ubutabera aba babyeyi baba basigaranye intimba n'agahinda. Nicyo kizakorwa, mugahabwa byibura wenda ubutabera. Naho ibyo nkotanyi byo rwose kugeza ku mwuka wa nyuma zizahumeka zizaba zikica pe. Icyo tugomba gukora rero ni uguhaguruka tukazirwanya twivuye inyuma. Mboneraho no kumara impungenge abantu bamwe na bamwe tugenda tuganira bakavuga bati ibi bintu mubona mu gihe inkotanyi zaba zivuye akajyaho abandi bajya gusa nkazo, abaturage bazashobora kwirwanaho, bazabishobora. Sibyo ko namuhaye urugero rwose mubwira nti abaturage abanyarwanda bamaze gusobanukirwa inkotanyi cyari cyo. Namuhaye urugero namubwira nti uza amacano yo muri opposition, message twakira, commentaire tubona y'abaturage bamaze kurambirwa izi nkotanyi, barazirambiwe. Nuko gusa barabura iwabo ya chance ya opportunity, byibura nubwo batavuze ati twese duhaguruka tujye mu mahanda, ariko barabura byibura kakanu kabaprovoka umunsi byakunze. Mu kuvuga ngo Paul Kagame muteye ishingo, bamuteye ikamba, apo ibyo bizaba birangiye rwose.
ibindi tuzasigara tubahata umuriro uko bizagenda. Abanyarwanda rero yewe rwose ndabizeye, ntabwo tuzongera kurangara, ntabwo bazongera kurangara habe na gatoya. Mpamya ko imyaka 30 bafashe isomo ku buryo buhagije. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twabanye mu kiganiro cyacu cya none. Ibiganiro byacu nakagaruka, je mwari kumwe ya Reka Boss. Reka tuzongere gusubira mu biganiro byacu bitaha.